Umuntu wese yambaye umubiri nawe ntago yabura kurutabikora, ntago nubwo ari umukozi w'Imana yambaye umubiri kandi atuye muri iyi si. Bakunzi b'Umuremyi TV, twongeye kubanza kubasuhuza muri iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye. Twongeye kubishimira uburyo mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV, mukande subscribe kuri iyo channel kugira ngo tujye tubana igihe cyose. Turabishimiye rero uburyo mudukurikira aho mutuye hose, mutuye mu Rwanda, mutuye muri diaspora. Imana ibaha umugisha. Muri iki gitondo rero tuje kubabwira cyangwa kubamenyesha hari amakuru menshi cyane yaraherutse kuvugwa kuri Riziki Chantal. Hari amakuru mabi bamuvugagaho, ariko iki gitondo nzinduwe no kugira ngo tuyanyomoze, mbese ko ibyo ari ibihuha atari byo. Bakunzi rero b'Umuremyi TV, iyo umuntu yumvishije igikorwa nk'icyo ngicyo kibi kibeshyera umukozi w'Imana, cyane cyane ko iyo ari umukozi w'Imana uzwi biba bisa nk'ibintu bibi cyane, ariko twebwe turiho kugira ngo dukore umurimo w'Imana kandi tunyomoze ibyo Satani ashaka kugira ngo arwanye abakozi b'Imana. Muri iyi minsi murazi ko hari igikorwa kindi Satani yateye muri ADPR cy'abapasiteri barwanye mu rusengero, byaragaragaye ku social media. Ariko iyo urebye Satani ari kurwanya abakozi b'Imana cyane, arashaka gushyira hasi umurimo w'Imana, ariko Satani ntago azigera atsinda. Imana yo mu ijuru ihora irinda abayo, kandi Imana yo mu ijuru ihora irinda abayisenga. Reka tubabwire ko Riziki ameze neza. Ni amakuru mpagazeho kuko nagize kumuvugisha, nagize kubona amakuru nk'ayo ngayo y'uko Riziki hari amakuru atari kumuvugaho meza, bituma ngira amatsiko yo kumenya uko bimeze. Ariko icyantunguye nuko nawe yayibonye kandi yarabizi neza. Ariko ni ukuri, reka mbabwire ko abakozi b'Imana Satani arabahagurukiye kugira ngo abacishe bugufi, noneho Satani abatega imitego myinshi cyane kugira ngo umwijima ari wo ukomeza kuzamuka, ariko ntago tuzabyemera. Riziki rero ni umukozi w'Imana, benshi cyane muramuzi, muri gospel, ivugabutumwa rikomeye, ubuhanuzi bukomeye, benshi cyane muramuzi, ntago namubabwira kuko mwese muramuzi. Ariko igikorwa nk'icyo gikomeye cyane iyo kizamutse kuri we aba ari ikibazo. Umukozi w'Imana rero muri uyu mwanya tuje kugira ngo dukureho urujijo rw'uko kubeshyerwa gukomeye cyane, kubeshyerwa bidaturutse muri we, kubeshyerwa biturutse ku rugamba Satani ashaka kumutega, ashaka kumushyiraho igitero gikomeye cyane, Satani ashaka kumushyiraho. Riziki rero ni umukozi w'Imana wahanuye byinshi cyane. Icyo azira kuba ari kuko hari ibintu byinshi cyane bari kumushinja, ni byinshi cyane ntago wabirangiza. Azira ivugabutumwa rye rikomeye, bimwe abwira ahanurira abantu akaba ari byo. Hari ibyo twibuka yigeze guhanurira umupasiteri mu rusengero, amuhanurira ko ari umusambanyi, umwuka w'Imana wamubonye. Ariko icyo gihe ntago byari bimeze neza, byaje kuba byaramukomereye kuko yari amaze guhishura ibyo ngibyo. Byari umupasiteri, wari umupasiteri w'umusambanyi, noneho bituma bimukomerera. Noneho ubundi butumwa bukomeye cyane akunda guhanura ubuhanuzi bw'abantu benshi cyane, ubuhanuzi bwo mu gihugu cy'u Rwanda, ubuhanuzi bwo kwihanisha ibyaha abasambanyi,
n'abandi ubuhanuzi bwinshi cyane bwo kwihanisha. Ubundi Riziki we ntabwo ajya atanga ubutumwa bwa bundi bw'imitobe bworoshye bwo kuvuga ngo Imana ngo ibahaye amazu, ibahaye amafaranga, ibahaye ibiki. We atanga ubuhanuzi bukomeye cyane kandi bukakaye ubwo gukebura abantu kugira ngo bave mu byaha. Riziki rero ni umukozi w'Imana, nubwo icyo bamushinja atari cyo, ntabwo ari cyo. Njye navuganye nawe kuri telefone rwose turavugana, arambwira ngo ameze neza, ambwira ko n'ubundi ibyo ngibyo abyiteze, yaranabyiteze, ariko Imana ihora imurwanirira, akaba atari nabwo bwa mbere ibyo byamubaho. Nanjye rero namaze kubona iyo nuza kuri social media bavuga ko Riziki yaba yakoze icyaha cy'uko atwite, ariko si ukuvuga ngo icyaha cy'uko atwite. Burya muri iyi si buri muntu wese yambaye umubiri, nawe ntago yabura kutabikora. Ntago nubwo ari umukozi w'Imana yambaye umubiri kandi atuye muri iyi si, ntago ari kure ya Satani ku buryo nawe atamutera ibuye ngo rimugereho, uretse Imana yo imurinda ikabana nawe. Ariko icyo ngicyo ni ikintu gikomeye. Riziki rero twavuganye ambwira ko akomeye cyane, nta kibazo afite, ariko Riziki ibyo ngibyo yabihakanye ko ibyo ngibyo bamubeshyera, bari kumubeshyera cyane rwose, kugira ngo ahubwo umurimo we bawuteshe agaciro. Urumva ko ari ibitero bya Satani kugira ngo ivugabutumwe barisebye, n'abamukoresha cyangwa ahavugira kuri cano ye. Noneho usanga abantu benshi cyane bavuze ko ari umusambanyi, ariko ntabwo ari byo. Ifoto bagaragaje yuko atwite ntabwo ariyo, ni ukubeshya, ni amafotoshop kwa kundi babeshyera umuntu. Riziki Chantal akorera Imana iracyamukoresha, kandi hari n'ibindi izamuhereza, iracyamurinze. Gusa yanambwiye ko agikomeje umurimo w'Imana, kandi nta nubwo ateganya gushaka umugabo muri iyi minsi. Muri iki gihe ntabwo ateganya gushaka umugabo, aracyakorera Imana kandi aracyasenga Imana. Nuko bimeze. Abavuga ngo rero ngo aratwite ntabwo azi aho babikura, ariko twebwe twavuga ko aho babikura, burya abakozi ba Satani baba bashaka gutesha umuntu agaciro, niko ni wo murimo wabo. Ariko Riziki Chantal arakomeye, ntabwo twavuga ko nawe ariko nawe yabikora, kuko na Dawidi Imana yishimiraga, yari umutoni imbere y'Imana. Murabizi ko yabaye umwana w'umushumba aragira, Imana iza kumutoranya, irabwira Eliya, dore agiye kwimuka umwami w'Abisiraheli. Dawidi yiberaga mu ntama, ariko bagiye kumwimika. Imana ibwira Eliya, ibwira umutambyi, iramubwira ngo dore uriya niwe nishimira. Mu gihe abandi yavukanaga nawe Imana yari yabanze, noneho iramubwira ati uriya Dawidi niwe nishimira. Ariko murabizi ko nyuma yaje kubona umugore wa Mukawuriya, aza kumufata, aramubenguka. Murazibizi izo nkuru rero uko byagenze na Dawidi, umva ko byamugezeho. Ntabwo rero Chantal cyangwa Riziki Chantal ibyo byamubaho ngo hacitse igikuba, ngo yari umukozi w'Imana, ngo yahanuraga, ngo byagendaga gucya. Ariko turabizi ko ibyo ngibyo nta n'umuntu n'umwe bitabaho muri iyi si. Ahubwo se niba bikubayeho ubyitwayemo gute? Dawidi we yamenye ko icyaha yagikoze, cy'uko yakoze icyaha,
nyuma y'aho atari yakimenya yari yimereye neza, ariko Imana iza kumutumaho umuhanuzi, iza kumubwira ko yakoze icyaha, ariko amaze kukimenya aca bugufi asaba Imana imbabazi, yambara ibigunira arasenga cyane, ariko Imana iramubabarira, iramubwira ati ndakubabariye, ariko umwana uzabyara kuri muka Uriya ntabwo azabaho. Kambabwire rero burya gukora icyaha nta n'umwe wakora icyaha ntugacire urubanza mugenzi wawe ngo yakoze icyaha, ahubwo reba aho niba yakoze icyaha umutima we nyuma waje kwigarura gute, ni gute byagenze. Ntabwo mvuze ngo dukore ibyaha, kuko Pawulo yaravuze ngo ese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Pawulo avuga ngo ntibikabeho, ahubwo niba Satani yaguteze agatego ugakora icyaha, menya ko hari umunyembabazi, hari umucunguzi waducunguye akaducungura ku musaraba. Bakunzi bacu rero, Imana nibaha umugisha. Riziki Chantal ni gutyo bimeze, ni umukozi w'Imana, aracyakomeye, kandi ibyo bamuvugaho ko atwite umwana n'aya mafoto bari gushyira ku social media ntabwo ari byo cyane rwose, kandi arakomeye mu Rwanda. Byinshi cyane bamuvugaho, byinshi cyane, benshi cyane bashaka kugira ngo bamusebye. Ntabwo ari byo. Hano ku Muremyi TV twamuvugishije, aratuvugisha. Reka tubashimire rero uburyo mudukurikira, nawe mumukurikire kuri Riziki Chantal. Ni umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bw'Imana, yahaye umugisha kandi yahaye imbaraga zo kugira ngo akomeze kuvuga ubutumwa abantu bihane. Icyambere ni ukwihana ugakorera Imana, noneho Imana ikakwishimira, ikagushyira mu gitabo cy'ubugingo, nawe ukazabona ubugingo buhoraho. Iyo niyo ntego y'ubutumwa bwiza dukora turi muri iyi si, kuko iyi si ntabwo ari iwacu, twese ntabwo tuzabaho ku isi, ahubwo hari igihe kizagera noneho usange turagiye, turapfuye. Ahubwo se wakwibaza ngo wowe uzaba uri hehe muri uyu mwanya? Aho uri wowe uri kutwumva, uzaba uri he muri icyo gihe uzaba wapfuye? Uzaba wagiye he? Iki gihe ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima, nicyo gihe cyo kugira ngo witekerezeho, urebe iki gihe ubwo utazaba ukiriho wowe uzabarirwa hehe, wowe uzajya hehe. Nyamutunzi niwe waje kubwira Aburahamu ngo koza utuzi urutoki mu mazi, noneho ntongyangize ku rurimi, kuko Nyamutunzi we yarababaraga cyane, kuko yari ahantu habi. Ariko umukene wari waragiye mu ijuru yababaye ari mu isi, ariko ageze mu ijuru arishima. Ariko Nyamutunzi yabaye mu isi ameze neza, yishimye, afite amafaranga, arya neza, noneho ari mu isi ntiyabasha gufasha uwo mukene. Ariko aho umukene yagiye na Nyamutunzi aho bagiye hatandukanye. Nyamutunzi yagiye ahantu habi, ariko umukene ajya ahantu heza. Burya icyiza ni uko wabaho mu isi, wenda birashoboka wabaho mu isi nabi, ariko mu ijuru nawe ukazaritaha, ukazabaho neza. Byari bibabaje rero ubayeho mu isi neza. Niba ari igihe, ni igihe nk'iki ngiki cyo kugira ngo ukorere Imana, nawe Imana ikwishimiye, noneho nawe igihe kizagere noneho utakiri mu isi, kuko ntabwo tuzabaho mu isi, si iwacu ni mu ijuru. Abyizera mukore subscribe ku Muremyi TV kugira ngo tujye tubana. Imana ibahe umugisha. Riziki rero nababwiraga ni amakuru meza kandi akomeye y'abantu bakunda Riziki Chantal. Ameze neza, arakomeye, abamubeshyira batsindwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusenge. Imana ifite imbaraga ikomeye cyane, ireba kandi iturinda kandi ituyobora. Turagushimiye kubw'urukundo n'imbabazi zawe watugiriye. Warinze Riziki Chantal, urinda n'abadukurikira, urinda buri muntu wese ukanda subscribe akadukurikira, akabana natwe, akumva ubutumwa bwiza. Ngaho buri muntu wese mushobozi umuha imbaraga,
zo kudakora icyaha n'igisa nacyo, bakubahe, abanyarwanda bakubahe, buri muntu wese akubahe, umurundi, umunyafurika wese, twese tukubahe kuko uri Imana. Turagushimiye kuko uri uwera kandi ukiranuka, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.